noneho tubirebe muri case, noneho umuntu wakitwara gutyo, noneho wazina reality, umuntu we yapfushije, wowe uracyari wawe ni muzima, ariko still urumva ko ari wowe ukwiriye impuhwe cyangwa ikikurenza wa muntu. Njye mbibona nte rero, mbona ko ibyo yakoze n'ibyo yavuze bishobora kuba bidashingiye cyane ku mateka yo mu bihe bya jenoside yakorewe abatutsi na nyuma yayo cyane. Simfite amakuru ahagije, ariko Motion mubona nk'umuntu ushobora kuba afite ikibazo cya business muri ibi bintu bye by'imideli n'iki. Nkamubona ko muri icyo kibazo cya business abantu babyumva ibintu ndi kuvuga ntabwo ari fact, ndi kwanaliza amakuru. Ashobora kuba yaragize nk'ibyiringiro ko nk'umuntu udodera umukuru w'igihugu na famiye ye n'abandi bakomeye mu isi bakabaye ari bo bamuyamba bakamuba hafi, cyangwa se abo bafitanye ibibazo muri iyo business akaba yabazi neza ko bafite uburyo babanye neza n'abo bantu cyangwa nta kibazo bafitanye, akagira uwo mujinya. Niko mbitekereza. No mu kugira umujinya akaba yagera ibihe noneho umujinya umufata muri bya bihe cyangwa ugakora asanzwe yari afite ibyo bitekerezo, yarashoboraga kubimaska. Njye nemera ko abantu benshi bafite ibitekerezo byanduye, ndabyemera, cyangwa se bibi cyangwa bidahuye n'ibindi, ariko bafite n'ubushobozi bwo kubigumana kubera ibyo byakangiza. We rero timing ikaba yarabaye bimeze gutyo, kongeraho n'igishoboka cy'ibiyobyabwenge. Ni Motion udahakana akanywa urumogi, ahubwo ushobora guhakana aho yarumwereye. Ntabwo akana akanywa urumogi, yemera ko arunywera mu Butaliyani. Ibyo nkaba mbibona nabyo nk'ibintu bishobora gutuma yakora ibintu nka biriya, ariko ibintu nibwira ko bifite ingaruka mbi. Timing yari mbi, bifite ingaruka mbi nkurikije nuko amakuru mfite ariko atari verifiye. Ashobora kuba biriya bintu yarabitangaje ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, noti mu Butaliyani hakunze kubarizwa iyo atari mu Rwanda. Nkavuga ngo niba arugaruka mu Rwanda yizanye, ndamubona mu nkiko, ndanamubona muri gereza. Ni ibintu byoroshye ko umuntu yabonamo ibyaha. Ibi bintu dukora dutegekwa kugira presumption of innocence, ariko hari ibintu ubona ukavuga ngo ni umwuga untegeka ibintu, ariko rimwe na rimwe dutegeka ibintu. Hari ibintu ngo umuntu wenda akica umuntu ureba, warebaga warangiza ngo uravuga ngo arakekwaho kwica umuntu, ngo niko umwuga ubitegeka, tuvuge ko akekwaho kwica umuntu. Yego, in case yaba ari we wari ufite iriya telefone yabyanditse, abaye atari wari ufite, nibwira ko byamurokora, sibyo? Ako guhamenyekana wari uyifite, kumenyekana wari uyifite. Abaye atari wari uyifite, ariko nanone ubwo buriya igihe haba hamenyekanye amakuru, hari ibintu ushobora kunyiba telefone ukabitangaza, ariko nyuma ntabwo uri umunyamategeko ndabizi, nyihanganira nkunyuze mu buryo wavugaga. Biriya bintu yatangaje uretse timing yabyo n'iki bigize icyaha? Hari umunyamategeko twabiganiriye, ambwira ko bigize umusozi w'ibyaha. Yego, bigize umusozi w'ibyaha. Noneho kuko hariya ni mu ruhame, ushobora gushinjwa kwangisha rubanda ubutegetsi buriho, ariko njye simbona Motion nkurikije uko namubonaga, ntabwo tuziranye, to be honest. No kumubona face to face namubonye inshuro imwe gusa mu buzima. Ntabwo nibwira ko ari umukene wo gukoreshwa, sinzi ngo amafaranga ubwo bamuha y'ibi bintu yabangana iki, ko njye ndi kumubara nkaho na business yahita yihomba. Ibi byari simubona agaruka ku neza, naza byaba ari ku nabi, kandi ubwo nabwo ntiyakomeza kwiraninga. Aramutse aje ku nabi, scenario zose zaba nyine, navuga ngo kwanza no mu myaka yanjye y'ubukure ari mu bantu uko y'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo baba hanze y'igihugu. Niyo muntu wa mbere uvuze ibintu bibi kandi bikomeye kuri Face Family.
yego amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba One Nation Radio Radio Diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi kumwe na Nkuyemuruge Yves. Niba atari ubwa mbere ugeze kuri One Nation Radio, urabizi ko turi gukorana muri iyi minsi, turi gufatanya mu busesenguzi bw'amakuru atandukanye. Yves, ni byiza cyane kuba tugiye kuganira. Ndabashimiye cyane, nsuhuje n'abantu tubana kuri One Nation, nizere ko bameze neza cyane. Abenshi baba bari bwota amasimbi Iburyo se abenshi ni aba diaspora. Iyi ni radio ya diaspora y'u Rwanda gusa. YouTube channel na radio ni umuyoboro ufunguye kuri buri umwe, abantu benshi bari accessinga, ariko ahanini turi based muri diaspora. Rimwe tuzajya no kubasura ntawamenya. byaba ari sawa cyane. Abantu baba badukurikira bari hari hakurya, ariko nabo bakadusura ntacyo bitwaye. Barazi hari ababa bagira utya kaza nko mu Rwanda, nabo nyine ni ugusurana, ariko naha tuba dusurana. Hano hari radiyo nzi mu Rwanda ajya ivuga ngo turavuga bakatwumva, natwe tuba dukora bakatureba bakanatwumva. Exactly. So even ni byinshi dufite byo kuganira nawe, kuko ushyira umucyo ku byo abantu babumvise. Nkeka ko mu kiganiro tugirana nta makuru mashya to breaking akenshi, ahubwo tuganira ku makuru ahari n'abantu bumvise ariko bakeneye kumva wenda kujyamo imbere. Ni byinshi bihari. Tuvuye mu cyumweru cyo kwibuka, ni ibihe bikomeye ku Rwanda, ariko turacyari mu minsi ijana. Kwibuka byo birakomeza, n'amwe dukunze no kugira abantu kwitwararika cyane no kurangwa n'imvugo. Nk'urugero, ubonye ko RIB yatangaje ko mu cyumweru cy'icyunamo hakiriwe dosiye 82 z'abakurikiranweho ibyaha birimo ingengabitekerezo ya jenoside n'ivangura no gukurura amacakubiri. Murangira avuga ko ni ukwiyongeraho abantu hafi 32, kuko umwaka ushize bari 52. Akavuga ko n'ubwiyongere bufitanye isano n'ibiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yves, hashize imyaka 31. Yves, dufite u Rwanda rutuwe n'urubyiruko cyane kurenza abakuru. Iza ubu rubyiruko bivuze ko bavutse nyuma ya jenoside cyangwa bari abana mu gihe cya jenoside, batanabonye n'imyaka yo kwigisha urwango yabaye mbere ya jenoside yakorewe abatutsi. Kuki nyuma y'imyaka 31 tukibona abantu biganjemo abakiri bato bahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi, bakanarangwa n'imvugo zigize icyaha cyo guhakana no gupfobya jenoside? Dr. Murangira yavuze ko bifitanye isano n'ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo ishobora kuba impamvu imwe. Amakuru bakonsoma arava he, n'ayabande, bimeze bite? Icyo ni ikintu kimwe ubwo nshobora gutwara muri uwo mujyi wa Murangira, kandi nibwira ko wenda ibyabo biri research based. Ntabwo ntekereza ko ari ibintu aba yazanye opinion itari fonde ngashyiraho. Bashobora kuba bafite n'imibare ibisegura, cyangwa se ibindi bintu bashingiraho birenze ibyo njye mvuga. Ariko hari icyo nanjye nshobora kubona rero nyuma y'iyo myaka 31 hari iki. Uriya jenoside ni icyaha kiremereye kurenza ibindi byaha byose mwene muntu akora cyangwa se yakoze. Ni icyaha cyangwa se ni ikintu kigira ingaruka ku wayirokotse, bikagira ingaruka ku wayikoze, bikagira ingaruka ku bakomoka ku bayikoze, bishobora kuva kuri generasiyo bikagera no ku zindi generasiyo. Ubwo nibwo buremere bw'icyaha cya jenoside. Yego. Niba ari uko bimeze rero, bishobora kugenda bikava kuri generasiyo bikajya ku yindi generasiyo. Ukeka ko nk'umwana ukomoka ku muntu wakoze jenoside ameze ati mu mutima? Sibyo? Aramenetse. None hibaze igihe ryapfunwe, ubwo ni gushaka kwereka uburyo abantu bashobora guhererekanya ingaruka bikaba bibi kurushaho. Mbona bihuze n'ibyo wambazaga, wari uri kumbaza. None utekereza nk'umubyeyi washinjwe gukora jenoside bikanamuhama, ariko ntakosoke, mu mutima ntahinduke, ntasabe imbabazi cyangwa ntiyumve ko ibyo yakoze ari icyaha.
uwo muntu ashobora kubwira umwana we ngo ibyo nakoze ni icyaha ntukabe nkanjye? biragoye. Biragoye. Azabwira umwana w'iki? Azamubwira ati nararenganye kandi abandenganyije nabo. Uwo mwana do you think azajya mu mwanya mwiza wo kumva ububabare bw'abazize jenoside? Biragoye. Aho ushobora kuhasanga abantu muri ibyo byiciro. Ushobora gusanga icyo nakita trauma healing process nayo itarakozwe neza, cyangwa itaragira ku nshingano, kuko mwe muri uyu munsi ingaruka za jenoside y'abayahudi ziracyahari kandi yashize wari almost imyaka 40 ibaye. Bishobora rero kuba not only kuvuga ngo itarakozwe neza ariko itaragerwaho 100%. Abantu bamwe bashobora kugira ibikomere bakabihererekanya, abandi bashobora kugira iryo hungabana rikagenda rikura uko ibihe bishira. Sinzi mbara arebye nk'urugero cyangwa niba wari ufite kuri gahunda ko tuza kubiganira, uyu mugabo witwa Motion. The next question naryo gusa Okay, ntacyo ubwo uze kuyizana, ariko ubwo none nizanira urwo rugero rwa gatatu. Ntacyo ibyo naza kubivuga tumugezeho, ariko nari ngiye kumutangaho urugero. Urugero rwa gatatu ni ibijyana abantu biga bate apari ibyo bigira mu rugo. Uburere mboneragihugu za education civique twigaga, education morale, bimeze bite? Ese abantu uburemere ibi bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi biba bifite, uburemere ubutegetsi bubiha, uburemere bikwiriye, ubwo buremere abantu bose babiha? Tubare muri ibi bihe byo kwibuka nta bikorwa by'imyidagaduro biba birimo, ntaki. Tubare nka leta ikicecekera ikavuga iti nta bikorwa, ntabwo turi bubuza abantu imyidagaduro, ntabwo turi bubuza abantu kujya gukina umupira, ntabwo turi bubuza abantu gusinda no gusabakabaka, ikavuga ngo iricecekeye, nta n'amategeko ahari abihana. Ni abantu bangahe bakumva ko ibyo bintu umutimanama wabo ubibahatira, kuvuga ngo turi mu gihe cy'icyunamo reka tureke kujya kwidagadura? Ni bangahe bakumva ko umutima wabo ubibahatira, kurenza kuvuga ngo ntabwo turi bwidagadure kubera gutinya amategeko? Ni bangahe? Ibyo mbifata rero nk'ibishobora kuva muri ya education civique mu ngeri zitandukanye. Hari icyo Murangira atakubwiye muri iyo mibare, ariko njye mvuga nabonye muri iki gihe, nuko rimwe na rimwe ibikorwa bibangamiye kugenda neza ku cyumweru cyo kwibuka byagaragaye mu byamamare, mu bantu bazwi, amazina azwi, za figure zizwi. Kuba uzwi cyane, ufite abantu benshi bagukurikira, bakwemera, bagufana, bisobanuye kuri influencer, sibyo? None se ntabwo ubwabyo byaba igisobanuro cy'uko igihe kigeze ngo those people who influence the rest of population bagire encadrement yihariye? Njye mbibona nyine ukabona ko hari sensibilisation zivuye abakoresha imbuga nkoranyambaga, mujye musubiza abatambutse ubutumwa bumeze gutya, mujye murwanya abo bantu, sawa. Ariko basi do they train them? Are they trained mu buryo bumwe, cyangwa se kategori zose zirarebwa? Kuko you can influence people kubera ko ufite X account nini, uza kujya ugasharinga ubutumwa, ko ukora retweet z'ubutumwa abayobozi bakoze cyangwa abandi bantu bazwi, sawa, ukagira benshi bagukurikira. Ariko se wa wundi we usohora filime mu gihe cy'isaha imwe ikarebwa n'abantu 50,000 cyangwa 80,000, ejo nakora live kuri Instagram cyangwa kuri X abantu bakamukurikira, ya education civique akabahuzagurika, hari ibyo adafite, wenda nta n'umutima mubi wundi afite, bizagenda bite? We ntazagira abantu ayobya, ashobora no kutagira abayobya ariko akagira abakomeretse. Wenda ntiyarabigamije mu mutima we, nta nabi yari afite, ariko uburemere bw'ibihe kimwe n'isura imwe ntabwo abuzingatiye kimwe n'abandi. Nujya kureba muri izo case ziriho inyongera ya case 30 na zingahe, ugasanga harimo nka case 3-4 z'abantu bazwi cyane.
kandi ubwo izo ni izamenyekanye country wide, hari n'iziba zarabaye abantu ntibazimenye cyangwa abantu ntibaziha ampureri kubera indi mpamvu. Navuga ngo rero haracyari icyuho. Ntabwo ari uko ntumvise ikibazo wambajije umbwira uti harabura iki, kubera iki bigenda gutya nyuma y'imyaka 31, haracyari akazi kenshi ko gukora. Haracyari akazi kenshi ko gukora. Abantu bya bintu nakubwiye byinshi ntabwo abantu baratandukana nabyo. Trauma healing process ni process ikomeza cyane rwose. Kwigisha abantu unity ni process ikomeza. Gukora ibishoboka byose abantu bagakira ipfunwe ni process ikomeza. Kuganiriza ababyeyi, kubabwira ngo mwikikoreza abana banyu imitwaro mudashoboye cyangwa mwe mutashoboye, mwibaragize intambara mwatsinzwe, ni urugamba rukomeza kandi rutakorwa n'amategeko gusa. Rutakorwa n'amategeko. Kandi hari umuntu twe turi kuganira ambwira ati igihugu cyacu mba mfitiye impuhwe abantu bakibona mu ndorerwamo z'amoko. Mu gihe abandi bari kurwana no kubaka ibyogajuru, batekereza uko bavudukana na artificial intelligence ibyo batera imbere, kandi baracyari mu bipimo by'amazuba. Nk'uwo muntu yatanga uhe musanzu muri uwo muvuduko ukenewe kugira dutibikane ibindi bihugu? Hakenewe rero nyine imbaraga zirenze izashyizwemo, ziracyakenewe kugira ngo tugire sosiyete ifite imitima isannye, tugire ahari inkovu burya kwakomeretsa biroroha, pari raporo hatarigeze hakomereka. Tugire abantu b'umutima batiteguye kuza gukomeretsa abandi. Tugire sosiyete, tugire igihugu gifite amateka twawe mu buryo busa bumeze neza. Tugire ubumuntu. Bishobora gufasha, nibyo biri muri ibyo byose biba bigenda. Icyo cyo ndacyizera cyane. Hari intambwe zikwiriye guterwa, nubwo yego hari zikomeye zatewe kugira ngo u Rwanda rube rugeze aho rugera ubu ngubu, ariko hakwiriye kuba indi ntambwe igana mu windi si turimo ijyanye n'umuvuduko mu iterambere. Abantu bari kugenda ubona ko aribyo bahanze amaso. Gusa nyine hari abantu ntabura uruntu n'ibi bihugu biteye imbere nabyo, niyo wavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifite ibibazo ubwoko, hari abazungu, hari abakanadi bo muri Aziya n'abanyamegizike badafatwa kimwe nk'abirabura. Gusanga nabyo izo diviziyo ziracyarimo, n'ubu ngubu haracyari abantu baharanira uburenganzira bw'abirabura. Ibyo byo wenda ahantu hari abantu biragoye ko tuzabibura, ariko mu Rwanda twe birihariye kuko byabyaye jenoside. Wabivuze neza cyane mu buryo butomoye. Icyo cyaha kibi gishobora kuba cyagira ingaruka ku biragano bindi ko bigenda bikurikirana, ariko mu Rwanda ubona ko hari abantu babigizemo uruhare, hari abo byagiriwe, hari n'abafashe iya mbere bahagarika ubwicanyi, bahagarika jenoside. Tuvuze abahagaritse jenoside dutekereza inkotanyi. Baba bati u Rwanda dufite uyu munsi ni inkotanyi zari ziyobowe na His Excellence Paul Kagame. Ukomeje kuri Moses Motion mu kanya, mbere yuko twinjira ku byatangaje, wenda sinzi ukuntu dusesengurira, ngenzi uko ndi bikubaze, timing y'ubutumwa nka buriya bwataka inkotanyi zahagaritse jenoside, bwataka umukuru w'igihugu wari uyoboye urugamba rwo guhagarika jenoside mu gihe cy'icyumweru cyo kwibuka. Timing nkiriya mbere yuko tujyamo in deep, iyo uyivugaho iki, uyisesengura iki ku muntu nka Moses, umuntu nka Motion wari uri mu bantu navuga ko bavuye hasi bakazamuka bakagera ku gisenge vuba ku myaka mike? Timing ni mbi. Timing ni mbi. Urarizwa n'urushyi. Umubyeyi wawe yakubiswe cyangwa we wakubiswe wagiye kumusura kuri gereza ashinjwa icyaha ndengakamere, ariko ugakenera ko urwo rushyi ruza kuburizamo amarira y'umuntu ufite umuryango we wazimye, y'umwana wakuze w'uwo mubyeyi urizwa nuko wamukubise urushyi ariko nyuma ukamubona we atarigeze abona umubyeyi, cyangwa y'umubyeyi wari warabyaye ariko wamariwe urubyaro. Wowe ukumva kuba harabayeho urushyi ni ibintu bikomeye cyane by'ikirenga. Ngewe uko mbibona, mbanje kubibara mu buryo bwa kimuntu, harimo ubwikunde. Ubwo nanze kuvuga ngo mu butabera, ngo kuko iyo urebye ibyo yandika avuga ko ise yari umwere yarenganaga.
ahubwo yakabaye ari umuntu ushimirwa uruhare yagize mu kurokora abashoboraga kwicwa muri jenoside yakorewe abatutsi. Sesenguye ubutumwa uba urebye mbona ko ari cyo avuga. Ibyo ni ibintu by'ubutabera. kuko amusobanura nk'umurinzi w'igihango, kandi Yego. abarinzi w'igihango ni abagize uruhare mu kurokora cyangwa guhisha abahigwaga mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Yego. Njye rero ibyo mbirenze kuko byari iby'ubutabera kandi ubutabera bufite uko bwatanzwe, mbona nk'umuntu mu gihe nk'iki n'ibyo byaba byarabaye, ndetse ko hanashize igihe kinini cyane, ugize amahirwe ntibamukubise ngo bamumugaze, ntibamwishe, wagize amahirwe aranafungurwa murabonana, ni ikindi kintu. Ariko noneho iyo tayimingi mbona nk'umuntu yakabaye niyo byaba byarabaye, ibyo bintu abishyira ku ruhande akabyihorera. Ntabwo nibwira hari abantu bihanganira iyo nkuru, ntabwo iza kurenza iminota 2 ngiye kubasangiza. Umugore yarwaje umwana ajya kwa muganga, arwaje umwana araremba cyane, ariko indwara yarwaye kwa muganga hari umusipesiyalisite umwe ushobora kumufasha, ntiyari ahari. Abaganga baracicikana ku mwana ariko nta n'umwe umushoboye kumuvura. Bahamagara wa muntu, umugore abona wa muntu aje yiruka abira ibyunzwe, aramusakirana atangira kumutuka, amuga ati kuki mutagira umutima, umwana wanjye arenda gupfa, urahuri wawe uri kwirira ibiryo uri no kurongora umugore wawe, ubu umwana wanjye apfuye wavuga ko akazi k'ubuganga ari umuhamagaro nta soni? Ariko uraje ubira ibyunzwe wiruka watanya. Muganga araceceka, ahita agenda yita ku mwana, mukorera operasiyo yari ikenewe gusa we wari uyishoboye, amusigira abandi baganga ariko ari operasiyo ishobora kumukiza. Ahita akata nanone yihuta, ageze imbere y'umugore, umugore ahita amubaza ati umwana wanjye ameze ati? Yari arembye ku rwego operasiyo bayikoze umugore atareba. Amubwira ati aracyarembye ariko uko musize biri mu nzira ishobora gutuma akira. Agiye kumaza ibintu byinshi, wa muganga atangira kurira. Umugore ukurikiye ati nsobanura. Umugabo amubwira ati mbabarira nihute, njyewe mvuye iwanjye turi gushyingura uwanjye, iyo mwana wanjye yapfuye. Icyatumaga ntari ndaha ku kazi, nari mu kiruhuko nk'umuntu wagize ibyago, ariko bambwiye ko umwana wawe aremerewe, siga ibyo kwita ku wanjye, ndacyafite n'agahinda gakomeye nza kwita ku wawe. Sibyo? Umugore uri kumva giriti yasigaranye kubera iki? Yahubukiye kumva ari we uremerewe kurenza uremerewe ku mutwe. Noneho tubirebe muri kesi, noneho umuntu wakitwara gutyo, noneho wazina reality. Umuntu we yapfushije, wowe uracyari wawe ni muzima, ariko still urumva ko ari wowe ukwiriye impuhwe cyangwa ikikurenza wa muntu. Njye mbibona nte rero? Mbona ko ibyo yakoze n'ibyo yavuze bishobora kuba bidashingiye cyane ku mateka yo mu bihe bya jenoside yakorewe abatutsi na nyuma yayo cyane. Simfite amakuru ahagije, ariko motion mubona nk'umuntu ushobora kuba afite ikibazo cya business muri ibi bintu bye by'imideli n'iki. Nkamubona ko muri icyo kibazo cya business abantu babyumva ibintu ndi kuvuga ntabwo ari fact, ndi kwanaliza amakuru. Ashobora kuba yaragize nk'ibyiringiro ko nk'umuntu udodera umukuru w'igihugu na famiye ye n'abandi bakomeye mu isi, bakabaye ari bo bamuyamba bakamuba hafi, cyangwa se abo bafitanye ibibazo muri iyo business akaba yabazi neza ko bafite uburyo babanye neza n'abo bantu cyangwa nta kibazo bafitanye, akagira uwo mujinya. Niko mbitekereza. No mu kugira umujinya akaba yagira ibihe noneho umujinya umufata muri bya bihe, cyangwa ugakora asanzwe yari afite ibyo bitekerezo yarashoboraga kubimasika. Njye nemera ko hari abantu benshi bafite ibitekerezo byanduye, ndabyemera, cyangwa se bibi, cyangwa bidahuye n'ibindi, ariko bafite n'ubushobozi bwo kubigumana kubera ibyo byakangiza. We rero timing ikaba yarabaye bimeze gutyo, hongeraho n'igishoboka cy'ibiyobyabwenge. Ni motion udahakana akanywa urumogi, ahubwo ushobora guhakana aho yarunywereye. Ntabwo akana akanywa urumogi, yemera ko arunywera mu Butaliyani. Ibyo nkaba mbibona nabyo nk'ibintu bishobora gutuma yakora ibintu nka biriya, ariko ibintu nibwira ko bifite ingaruka mbi. Timing yari mbi,
bifite ingaruka mbi nkurikije n'uko amakuru mfite ariko atari verifiye, ashobora kuba biriya bintu yarabitangaje ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, noti mu Butaliyani hakunze kubarizwa iyo atari mu Rwanda. Nkavuga ngo niba arugaruka mu Rwanda yizanye, ndamubona mu nkiko, ndanamubona muri gereza, ni ibintu byoroshye ko umuntu yabonamo ibyaha. Ibi bintu dukora dutegekwa kugira presumption of innocence, ariko hari ibintu ubona ukavuga ngo ni umwuga untegeka ibintu, ariko rimwe na rimwe dutegeka ibintu. Hari ibintu ngo umuntu wenda akica umuntu ureba, warebaga warangiza ngo uravuga ngo arakekwaho kwica umuntu, ngo niko umwuga ubitegeka, tuvuge ko akekwaho kwica umuntu. Yego, in case yaba ari we wari ufite iriya telefone yabyanditse, abaye atari wari ufite, nibwira ko byamurokora, sibyo? Akubwo hamenyekana wari uyifite, kumenyekana wari uyifite. Abaye atari wari uyifite, ariko nanone ubwo buriya igihe haba hamenyekanye amakuru, hari ibintu ushobora kunyiba telefone ukabitangaza, ariko nyuma ntabwo uri umunyamategeko ndabizi, nyihanganira nkunyuze mu buryo wavugaga. Biriya bintu yatangaje uretse timing yabyo n'iki bigize icyaha? Hari umunyamategeko twabiganiriye, ambwira ko bigize umusozi w'ibyaha. Yego, bigize umusozi w'ibyaha. Noneho kuko hariya ni mu ruhame, ushobora gushinjwa kwangisha rubanda ubutegetsi buriho, cy'umukuru w'igihugu. Ndi kuvuga ibyo umunyamategeko yambwiye, nuko yambajije kuza kumukotinga. Abaye ari we wabyanditse akaza mu Rwanda, ubwo na bwa bwamamare bwe burya bwa bugize ikibazo. Batazagira umwanzuro agafungwa, ntabwo burya bagufunga imyaka 10 cyangwa ingahe ngo ugaruke kuri wa wundi, n'ukwezi kumwe n'icyumweru. Niyo mpamvu njye mvuga ngo ntabwo umuntu yamfungisha ndenganya ngo nzamubabarire. Ni bibi nyine, abantu benshi bavamo baba bari traumatize. Nshobora kutagira ikindi nkora kirenze ibyo, ariko mu mutima wanjye nanjye nkajya numva ukatiye. Icyo gihe rero noneho we byamuhamye gutyo, kwa kesaswa yaba ahuye n'ibibazo. Birira ikiriko atagaruka cyangwa akazazanwa ku ngufu. Bavuga ngo ni ibintu uretse no kugira ingaruka, kuba yakomerekeje imitima, no kuba yaba yaragumuye. Nakubwiye ngo aruba ashobora kuba nawe abitekereza mu buryo bwenda gusa kureka ko yicecekeye, uko wabikoze uri icyamamare, uri icyatwa, ukabura mugumuye. Uretse n'ibyo nawe ubwe bizaba bimugizeho ingaruka cyane. Wanarebye uburyo abantu bamwamaganye ari benshi, nawe ubwe navuga ngo yarigambaniye cyangwa se yarihemukiye. Ariko ntabwo maze ari umuntu waturutse hariya ngo agere hariya mu buryo bwihuse. Uburyo yazamutse twarabibonye, uburyo yakorewe nakwitwa kwamamazwa n'abakomeye twarabibonye, bamuvuze nk'aho brands z'imideli zihari mu Rwanda rwose. Motion yari don't touch, uburyo yari hari cyo gisesengura ute mu kuzamuka kwe kugera hageze, kandi bigaragara ko kariyo ku mutima, kariyo. Nimba mu byo yangira inkotanyi nk'uko yabivuze harimo ibyabaye afite imyaka 6, ubu bakaba ari kugera mu myaka 30, bivuze ngo ako kantu kamuhozemo mu mutima kugeza na n'uyu munsi. Ubwo noneho babivuze uti hari abantu benshi bafite ibintu byinshi baryamanye ariko batabivuga ngo babyature babishyire ku mugaragaro kubera impamvu zitandukanye. We kuba yarabashije kwihisha iyo myaka yose, nkoresha iryo jambo, kugeza ubu ngubu azamukira mu maso y'abakomeye, byo bisesengura ute? Habaye imikosa y'uko utabasha kumenya ko ashobora kuba afite intentions mbi, cyangwa Moses ni umuhanga mu gushyira ku mutima? Njye nemera ko mu muntu wese uzi harimo undi muntu utazi. Umuntu uzi cyangwa utekereza kuzi, muri we harimo undi muntu utazi. Kuba yarazamutse yegereye abakomeye ari kumwe nabo, byashoboka ko n'uwo mujinya yari awufite. Ariko nakubwiye ngo uko njye isesengura ryanjye ntabwo yasembuwe n'umujinya w'ibyamubayeho gutyo gusa ngo avuge biriya. Mbibona nk'ibindi, ahubwo akagaruka akavuga ati sinzi ibyo bitakomeza iki, akavuga ngo nyina wundi ntaba ari nyoko. Hari n'igihe burya nyoko, nyina wundi akorera ibyo na nyoko atakagukoreye. Mukaso, ariko mukaso iyo ari byiza urishima, ariko mukaso aguhannye mu buryo bumwe n'ubwo nyoko yaguhanamo, igihano cya mukaso cyita kikuba inshuro 10 kuko ari mukaso. Bavuga uti n'ubundi ntiyambyaye, ari gukubita ababaza. Nshobora rero kuvuga kuba yaragiranye igihango n'inkotanyi cy'amafaranga,
ariko icy'amateka n'amaraso yarumvaga ntacyo afitanye nazo. Noneho icy'amafaranga hazamo ibyo bibazo, nyine bifu igahita ibyibuha cyangwa se umujinya ugahita uzamuka, akakora biriya. Ako sinavuga ngo intention yo kugirira nabi, ntabwo mbona ubwo bushobozi nabufite. Ntabwo niyo yayigira se, umukuru w'igihugu azarya ibiryo yatetse, azamuhara ifuti mu modoka, azajya iwe, azamukubita, yamugira ate se? Icyo nakemera ahubwo, ku ruhande rumwe aho nshobora kuba ntemeranya no kuvuga ngo wenda igihugu kumuzamura, nemera ko wenda impano ye yari yagaragaye. Noneho uri impano yawe igaragaye kandi nawe ntawe yari ifite izagera, ugiye nka perezida akuvuzeho inshuro imwe biri positive, ubuzima bwawe buba buhindutse cyane rwose. none ibaze yambaye umwenda wadoze uburyo utugura, nese uzinga imyenda ya motion yambarwaga na buri muntu usanzwe, twabonaga ko ari myiza, n'ubu nagwambarwa ariko ntawo ndambara, ntawo rwose. Kubera iki? Nyine mba umukuru w'igihugu yawambaye wa mwenda wa isuba. Navuga ngo hari icyo yifashije, igihugu kiramufasha, cyangwa se umukuru w'igihugu, famiye y'umukuru w'igihugu iramufasha. Muri uko kumufasha rero, ashobora kuba atari no gutekereza ibyo gusa, kuvuga ngo baramfashije. Umukuru w'igihugu nta mafaranga wabona wamwishyuraga kwamamariza, bavuga ngo yamamaze nka produit isanzwe, uzi ibigo amafaranga byamuha, noneho yakwamamarije atakwishyuje. Kwambara ibintu byawe ni byiza, wenda birahura n'umurongo, icyo kuba ari cyo yari yarakoze cyo ndacyemera, kuko mu Rwanda hari abadozi benshi, kandi sinibwira ko upfa kuza gutyo gusa kugira ugere kuri urwo rwego. Akaba yaragize rero ingratitude, sinibwira ko umukuru w'igihugu kuba yarambaye ibintu bye si kimwe nuko njye nabyambara, njye byambaye burya nakubwira nti rero dore ndi icyamamare, kuvuga nyine mbaye ndi umuntu ukaze bitari ukomeze, ubwanire rero kuba nambaye n'ibintu byawe uraza no kumpa amafaranga. Umukuru w'igihugu ahubwo nibwira ko contraire we yanayamuhaga, rero akaba yaba yaragize iyo ingratitude, cyangwa akaba nyine hari ibyo bibazo bindi byabaye ntiyishime. Hari n'abatekereza ko yaba yarakoreshejwe agahabwa amafaranga, ariko njye simbona motion nkurikije uko namubonaga, ntabwo tuziranye, to be honest. No kumubona face to face namubonye inshuro imwe gusa mu buzima, ntabwo nibwira ko ari umukene wo gukoreshwa. Sinzi ngo amafaranga ubwo bamuha y'ibi bintu yaba angana iki, ko njye ndi kumubara nkaho na business yahita yihomba. Ibi byari simubona agaruka ku neza, naza byaba ari ku nabi, kandi ubwo nabwo ntiyakomeza kwiraninga. Aramutse aje ku nabi, senariyo zose zaba nyine, navuga ngo kwanza no mu myaka yanjye y'ubukure, ari mu bantu uko y'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, nabo baba hanze y'igihugu. Niyo muntu wa mbere uvuze ibintu bibi kandi bikomeye kuri Face Family, niwe wa mbere. None timing, kubemera out of timing, agatiminga ibihe nk'ibi birababaje. Icyo uvuga nicyo, n'ubundi n'ibibi igihe cyose yabivugira, ariko abivuze nko mu kwa cumi na kumwe, cyangwa akabivuga nko mu kwa gatanu, ntabwo ntekereza ko byagira uburemere nk'uko wabivuga mu cyumweru cya mbere cyo kwibuka mu minsi ijana. Hanyuma twabonye John Legend aza mu Rwanda, ajya ku rubyiniro yambaye imyambaro ya motion, aranabivuga, aranabikotinga, bivuze ko operations za motion zihari mu Rwanda, n'abantu barabibona no kuri website zabo, ubona ko bafite n'imyambaro myinshi ishingiye no ku muco nyarwanda basigaye bakora myinshi. Usesengura ute ku bijyanye n'ahazaza h'inzu y'imideli mu Rwanda nyuma yo gutangaza ibi ngibi bishingiye ku muryango mukuru? Wabivuze uti umuryango mukuru kwambaye ko kwamamariza ibyawe biba biteye imbere, none se mu gihe wa muryango mukuru noneho mufitanye ibibazo, ibyawe bigenda bitura. Sesengura ute future cyangwa hazaza h'iyi nzu y'imideli ya motion mu Rwanda? Bishoboka ko igihe runaka izaba itakiriye, kandi ntabwo nibwira ko ino myaka yose yari amaze ari buze imideli gusa. Muri iriya nzu hashobora kuba harimo abandi yaremye batazamukurikira mu kwemera ko. Byanashoboka ko hari abandi banyamideli beza ariko babuze platform.
uzi ibi bintu tubamo abana beza bahari b'abahanga cyane bazi ibintu bikubye inshuro amagana ibyo dutekereza ko tuzi ariko batarabona aho byabinyuza. Uzi se ngo umwana w'umunyamideli w'umuhanga wajyana kwa motion wifitiye impano, uzi ngo kuzamuka byamugora, within a blink of eye wabona yabaye icyamamare. Iyo ni possibility imwe ishoboka. Indi possibility ishoboka ni uko ingufu zashyirwa ahandi, kagira undi muntu ushyirwamo imbaraga na brand ye, bikaba ibintu binini. Cya gatatu, motion abaye nta bindi byaha akurikiranywe mu Rwanda, ashobora kugira uko akagira igihugu ahungiramo hanze ntikina, u Rwanda rukanashaka ko bamwe-extractinga bakamuzana ntibikunde mu buryo bw'amategeko, akaba yakomerezayo ibijyanye n'ibyo yakoraga, sibyo? Kandi nibwira ko afite udukonexiyo uko byagenda kose tumwe na tumwe, akaba yabikomeza. Nshatse nakubwira ngo ahazaza naho nuko hateye. Hanyuma ikijyanye na frustration, kuko ubona ko ameze nk'umuntu wabaye disappointed bijyanye n'uko yafunzwe. Ashobora kuba wenda yatekereza ko kuba ari umuntu uri connected na family, ushobora kwifatanya nayo, hari ibyaha yakora akaba exempted. Ubona ko ameze nk'umuntu ufite frustration nyuma y'uko avuye muri gereza. Ntabwo ari ibyo gusa, uriya motion hari ibintu, n'umwe mu bantu mu Rwanda bake babaho ubuzima muri controversial. Uri umuntu wakuriye muri ADPR, sibyo? Wese ujya mu mideli irimo iyo twakwita reka tuyite iy'isi. Ukuriye muri ADPR ugiye mu rumogi, ukuriye muri ADPR cyangwa se muri ubwo buzima bw'icyaro ugiye kuba umutinganyi, warize n'ibindi. Uwo muntu rero kujya hari ibyo bita gushira amanego, mufata nk'umuntu washize amanego. Ihene buriya ngira ngo ujye ucunga ukabona ko ihene umurizo wayo ureba hejuru. Buriya ngo ihene kera umurizo warebaga hasi. No ku munsi w'isoko bagiye kugurisha ihene, haza ruhaya isekurume irayurira ihita yibangurira mu isoko, abantu bareba ari benshi baje kugura ihene, n'izindi hene nyinshi zireba, irayimya mugani ihene wanza batabangurira. Ariko wanza nabyo bibaho. Kwibangurira ni igihe yarinze ukayijyana imfizi kugira ngo habeho kuyimya. Ubwo si ngombwa ko iba yarinze. Oya, kuyimya si ngombwa ko iba yarinze. Ntabwo nari mpari sinamenye niba yari yarinze cyangwa itari yarinze. Ariko icyo gihe aho bitandukaniye, kubangurira byo birimo intention za nyirayo. Njyewe igira neza mfite ihene, ndajya gushaka ahantu hari imfizi njye kuyibangurira, iyo hene yarinze kugira ngo ubwo yarayimije. Iyimije rero nyuma ngo birangiye n'umurizi urekera hejuru, barayibwiriye bati manura umurizo rero abantu bareke kukurunguruka. Iti ndawumanura haba iki? Nashize amanegu baneguye byarangiye. Nese bibereye hamwe isoko ari utabibonye. Ari igihe umuntu aba yarashize amanegu bijyanye n'ibintu abamo, ahubwo yakenera gusengerwa cyangwa gufashwa mu bundi buryo. Nibwira ko mu buryo bw'amafaranga motion afite buri kimwe. Mu basore b'imyaka ye mu Rwanda ntabwo ari benshi bafite amafaranga nkaye. Ntabwo ari benshi cyangwa se bagize umugisha wo kubasha guhura n'abantu nk'abo yahuye nabo. Ariko mu buryo bwa emotions afite amarangamutima ahabanye n'ay'abasigaye. Mboni zanjye nicyo nuko mbibona. So sex orientation ye igira uruhare mu myitwarire, kuko ari muri community itandukanye. Ntabwo abantu badukurikiye babana bahuje ibitsina cyangwa ariho baba bambabarire, na biriya nabwo hari igihe mbifata nko kubijyamo nk'ihungabana cyangwa ibindi bibazo, uko nzi kuvuga ngo ni umuhamagaro niko uteye. Yenze abajene tuziranye, umuntu akaba igihe runaka yarikundiraga abakobwa banamuryohera, aribwo buzima bamo. None nshaka kubwira ati reka njyewe nanjye ndi umukobwa kamana, habaye iki rero? Hari igihe rero nabyo nyine icyo kibazo disturbance y'ubwonko ikujyana mu bintu nyine biri controversial, ukisanga nyine nibyo ngibyo wagiyemo wabaye. None ibaze wagiye mu butinganyi byo nyine kugira
ufata icyemezo cyo guhitamo kuba umugore wari umugabo cyangwa cyo kuba umugabo wari umugore, hari shift nini cyane yabayeho mu mitekerereze. Noneho washyizeho n'urumogi, strombo nimba ariko bakita cya kindi kireshya gutya. Sibyo? Ushyizeho no kutishima muri business, ushyizeho n'ibyo byo by'amateka ko iso yakubiswe kandi bakubwiye ko atishe n'iki, nakasamutwe. Ni umutwaro kuwikorera bitakorohera buri muntu. ni umutwaro kwikorera bitakorohera muri muntu, ndabizi. Gusa igihari kinavugwa nuko kuba ari wo murongo ahisemo yo kuryoherwa n'ubu buzima mu gukora imibonano, sinzi ko nakwita mpuzabitsina, bishobora kuba ari ibintu byamubaye hakuze nyuma y'uko agiye gushaka ubuzima, kuko bavuga ko yahuye n'abanyamideli b'abataliyani, kandi abazungu urabizi ko ubuzima bwo gutingana ari umuco, hanyuma akisanga nayo muri iyo nzira. kandi ngo biriya bikorwa ngo ni no test, iyo ubikoze rimwe ngo nyine biba byarangiye, bimeze nk'ikiyobyabwenge cya mugogo. wagiye muri uwo murongo. Hari umusesenguzi twabanaga Peter arabizi witwa Mugabe, niwe wadusobanuriye uburyo biologike biba iyo umuntu yanyujije hariya, bigusaba gukomeza ukenera kuhanyuza, kuko hari byinshi bihabera. Guhura n'aba bataliyani ushobora gusanga aribyo byamuhinduye, noneho bikanamuhindura no mu bitekerezo, yatangira gutinyuka ibyo yatinyaga cyangwa se ibyo ntawamenya. hanyuma u Rwanda ni igihugu gifite politiki igoye, kuko kiri mu bihugu biyobowe n'abahagaritse igikorwa nka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, kikagira n'abantu benshi batabwumva n'ubuyobozi. Icyo cyo kivuga iki, kuba ashobora kuba yarahuye na bamwe muri abo ngabo bari mu batishimiye ubutegetsi buriho? Iyo possibility nayibona, ariko ntabwo ikubiye cyane kuri njye, ntabwo ifite amahirwe menshi. Ko njye nemera ko umuntu ukennye kumucamo biroroshye. Motion mufata nk'umuntu wahitamo kurwanya ubutegetsi cyangwa kububangamira bimuvuye ku mutima kurenza kumwishyura. Ibyo biravugwa, nanjye nabibonye. Ankibaza abase ntitusanzwe tubaza abase bamwishyura ngahe, ashobora kubona branding nka Motion zijya ku iherezo baba bamuhaye ngahe. Ntabwo kiravugwa, kandi sinkunda guhakana ibintu ntafite amakuru abivuguruza, ariko bikubisha ntabwo bifite igikubo kinini. Kuba bibaye bihari byaba ari akazi kazakomeza, byaba ari ibintu tugiye kubona bihoraho. Ari Motions ujya kuvuga ibitandukanye, uri bwandika ibitabo, uri bujye ku mbuga nkoranyambaga akirirwa koronga u Rwanda. Ariko bibaye ari ibya buriya butumwa bwonyine, ntabwo mbibona. Ni umuntu nyine akubwiye uko kuntu umuntu byite kwidroga cyangwa yitwaye. Ushize ntibuka ibyo wari wabonye akorera pasiporo ye n'ibindi. Ntabwo wabonye ifoto yeretse biriya kugaragara ko amashusho bagira ibyo bamugira. Nabonye andi mashusho yambaye nakita ngo ubusa ku kigero cya 90%. Njye nabibonamo we cyane kurenza abandi. Ariko hari nabo twagiye tubona bari abantu bahari mu Rwanda tubazi, yagira Imana akagera hanze agahindura umurongo completely. Hari abanyamakuru bamwitande wakoraga kuri Royal FM, Byansi, Beka, uvuga ibitandukanye, kandi wabonaga hari hano afite umurongo. Abantu baravuga bati wenda yari abifite kuva kera, ashaka kubitanga n'uburenganzira bwe, cyangwa kuba hari abanyamakuru we bibaye nawe ubwo singiye kwemeza 100% ngo nabamukoresha. Njye nemera ko umuntu ashobora kugira amahitamo ye agahitamo umurongo runaka, ariko bibaye ku munyamakuru burya nabyumva ko ari raporo ya Motions. Abanyamakuru se tugira iki? Abanyamakuru rega hari abantu bajya tubona bakagira ngo turi abantu mu bafite amafaranga mu Rwanda. Mu Rwanda abanyamakuru bafite amafaranga no wahiriwe kugira sirito kujya mu masoko, apari yo gukora umwuga, akaba afite ibyo bintu bindi by'amasoko ajyamo, ibintu bya production, cyangwa no kuba iwabo badasanzwe bafite agahinda, akaba yaraje mu itangazamakuru gukora ibyo akunda, ariko iwabo mu buryo bwa mikoro nta gahinda bafite, cyangwa akaba yarakoze side hustle agashoramari kakamuhira. Mu Rwanda abanyamakuru bari mu bakene ba mbere. Wenda uyu munsi bitangiye kuzamurwamo n'imbuga nkoranyambaga gato, zitangiye gutuma umuntu yakihemba ibihumbi 400, 500, hari n'abageza muri miliyoni. Umunyamakuru reka ngurugire, uswa njye nageze mu kwezi kwa gatandatu 2020 mpembwa 50,000.
ko ndi umunyamakuru kandi icyo gihe nari ngiye kuzuza imyaka 6 ndi umunyamakuru ko nahembwaga 50,000. ariko ni ukubera ko hari hajemo ibibazo bya covid. Oya, niyo nahembwaga ari umushahara wanjye kuva muri 2017. Nahembwaga 50. Rero kuvuga nkawe uwo nahamya ko byanze bikunze byanze uretse wenda ziriya projet z'inkuru zicukumbuye ari mu Rwanda, sinahamya ko ari ikinyamakuru kigeze kimuhemba 700,000 cyangwa 800. Umuntu nk'uwo noneho atunze imodoka, afite famille, yagize iki, urumva se bamubara mu bakire bari mu Rwanda? Uwe bimubayeho yumvikana neza, ntabwo ndi kubimushinja, nta makuru mfite y'ibyamubayeho. Bimubayeho rwose ntabwo namwumva kurenza motion. We wabona icyo umushukisha. Gusa nawe ibyo muziho personally, kuba yari umuhanga journalistically byo ndabizi. Yari umuhanga journalistically. Ako n'undi yari controversial, yari umuntu ubona ko atameze nk'abandi. Nge twakoranye itorero, babaha imyenda ya gisirikare. Icyo gihe twakoreshaga ya myenda ya gisirikare mbere bambaraga batacyambara. Making agashoka ashyiraho amapeti kandi agakwiha kapiteni gutyo, kandi abandi twabitinye twakuye amapeti yakwishushanyirije se, amapeti akadukora mu dupapuro neza akabishyiraho, ariko nirizima mwaryibagiwe akaribona yari kurishyiraho. Cyari umuntu, icyo gihe nari ntaranamenya ko journalist ari umuhanga, ahubwo nyuma nibwo nabaye interesse yo kureba ubutuntu yabaga akora, ntangira kumukurikira. Umuntu wavuye mu itangazamakuru cyangwa umunyamakuru kumukoresha, ni kuvuga ko bijyanye n'umutimanama, tagira ngo abanyamakuru ngo nuko bashonje ni buri umwe wakoresha, not everyone. Hari abatakwemerera kandi nibo benshi, niko mbyibwira. We byakunda uriya ku mafaranga, motion afite amafaranga yanashinga igitangazamakuru cyahemba abanyamakuru, kikaba mu binyamakuru byiza hano mu Rwanda, niba tubiyemeranye. Yagishinga nk'ibitangazamakuru biri serious bivutse vuba, byose ashatse yashinga ikinyamakuru kiza gufata abantu kikabashyira muri working conditions nziza. Uwo muntu uri kuvuga ngo amafaranga yaba yahawe nande, uwayamuha nyine byasaba kuba ari ibi bihugu kurenza kuba ari abo Banyarwanda atavuga rumwe n'ubutegetsi. Nabo ubwabo simbonamo abayamurusha, bangahe se bayamurusha muri ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga, ni ikibazo cy'umutima. Ikibazo cy'umutima. Ibi reka ngushimira cyane. Mwakoze cyane.